mumeze mute bakunzi batuza official twagarutse nanone ngo twongere tuganire ku buzima bwa buri munsi kugira ngo burusheho kugenda neza. Mbibutsa ko kugira ngo ibi biganiro mukomeze kubikurikirana neza kandi na comment ni ingirakamaro cyane. Twagiye rero mu kindi kiganiro. Uyu munsi mbafite ikiganiro cy'uburyo cya karise wakoresha kugira ngo ubashe kurongora isugi. Karise wakoresha kugira ngo urongore isugi rero hari abantu benshi bazitiranya, ugasanga niba wenda yabonanye n'umuntu usanzwe ubikora cyangwa se umugore wiwe akagira ngo bimwe amukoreshaho nibyo azakoresha ku isugi, ariko biba bitandukanye cyane. Buriya isugi ibimeze nk'umuhungu. Ikintu baba batandukaniyeho nuko wenda umuhungu we abashyukwa buri kanya uko abitekereje agashyukwa, ariko isugi ishobora kumva emotion zije mu mubiri, akumva ubushyuhe buraje ariko akaragiramo akandi kantu mu mutwe gatuma bihita birangira. Nicyo gituma rero ngira ngo tuganire kuri karise zimwe na zimwe wakoresha kugira ngo ubashe kubonana n'isugi ku buryo wanayirongorana yamara sava ntave bitewe n'uburyo wamutwayemo. Ikintu cya mbere rero karise ya mbere wakoresha ni ukumureba mu mboni kenshi gashoboka. Igihe muri kumwe muganirize bya bindi byo kuvuga ngo urajya umuvugisha uri muri telefone uri mu byawe, hoya wowe muha umwanya umurebe mu mboni kenshi gashoboka cyane. Ikindi cya kabiri, musome ku matwi ariko ntumukozeho ururimi. Umusome njya numva hari abavuga ngo nutubizo tw'utubebe ariko turiya tuntu natwo dukora umuti ku masugi. Jya ku gutwi kwe ujye usomaho n'umunwa bisanzwe, kuko nukozeho ururimi gatoya arahita atekereza ko arahita ajya mu bwonko bwe yitekereza avuga ati se umuntu ugana urya ariko ari kundigata mbazi, usanga agiye kukwibazaho cyane. Ariko iyo umuha twatubizi dusanzwe nawe azi bituma arushaho kubikunda. Ikindi nanone ni ukwirinda kumusoma ku munwa, kuko ushobora kuvuga ngo ugiye kumurya utwo tunwa we muri we ahita yiyumvamo ikintu cy'iseseme, kuko aba atazi icyo bimaze atarabisobanukirwa neza. Irinde kumusoma ku munwa, wowe ukoreshe ya tekinike yo ku gutwi nabwo uhasoma bisanzwe. Ikindi kintu wakoresha rero ni ukumukora mu mbavu, usa n'ushushanya uko ateye, ukoramo gakeya usa n'umushushanyiriza uko ateye ubwe, ugakoramo nabwo kenshi usa n'umwiyegereza, ariko umuganiriza. Uburyo umuganirizamo nabwo uba ugomba ko ibintu bura byo gutera imitoma myinshi ntabwo biba ari byiza. Ugasanga umuhungu agutera imitoma nawe ubiri bugutere kuwutekerezaho wumva udashoboka. Wowe mubwiza ukuri ibintu bimuriho bya nyabyo, apana ibintu biri butume ajya kure, kuko najya kure bwa bushyuhe bwari butangiye kuzabuza azajya kubitekerezaho na bwa bushake bugenda. Indi karise rero wakoresha kugira ngo ubashe kuba wagera ku buryo warongoramo isugi, urabona hari ukuntu mukora mu kiganza. Kumukora mu kiganza si nka bya bindi uvuga ngo uramusuhuza, hoya urabona urafata ikiganza cyiwe cy'ibumoso ntufate icy'iburyo. Fata ikiganza cyiwe cy'ibumoso ucomekeranye intoki zanyu gutya, nurangiza uhuza ibiganza ariko intoki zicomekeranya, apana kumuhereza umukono. Intoki zicomekeranye gutya ujye usa n'uzinyeganyezamo gake, uko bizajya uko ubushake buzajya bugenda buza azajya kwiyaka, nakwiyaka ujye umureka mu kandi kanya wongere umucungu bikore. Icyo kintu nacyo kizagufasha cyane ndabizi neza. Ikindi, mukore mu mutwe. Kumukora mu mutwe ntabwo ari kwa kundi bafata wenda afite menshi ngo urajye ukoramo gutyo ureba agasatsi kamwe kamwe, oya ufatira mu mutwe hano ahagana ku gatwe k'inyuma, niba ariko nahita simbizi,
ku gatwe k'inyuma ugasa nk'umuhindukiriza impande zose ukuntu ari nako umusoma hahandi ku matwi nababwiye utamukojejeho ururimi n'umukoza ururimi uzaba uhiye. Rero nicyo ni ikintu cy'ingenzi cyane wakoresha kugira ngo urongore isugi. Ikindi kintu nanone wakoresha, muhagarara inyuma, numara umwegereye akuri imbere, umufatira imbere gutya, use n'uhuriza amaboko yawe mu gituza cye ariko utamukoze ku mabere. Wowe wumve yuko uyafite neza, ujye unyeganyeza n'intoki gahoro gahoro, ariko utagiye ku mabere yiwe ngo uyafate buri kumwe uko rimeze. Ntabwo biriya bintu ari byo, bituma nabyo ahita ajya kwitekerezaho. Rero ibyo bintu mubyiteho cyane bantu mukundana n'abakobwa b'amasugi. Hari abantu bavuga ngo nta masugi akibaho, ariko abaho ngenda bizi neza. Nabihamya kuko ntabwo abakobwa bose bavuka barabonanye n'abagabo. Rero amasugi muyitoho, n'abantu baragorana pe, ariko ibyo bintu byose mbabwiye nubikurikiranya neza ukabikoresha, ndabizi uzamurongora neza, ya maraso ava ntayazava, niyo yava ntabwo azava amaraso akabije nk'uko wabikora uri kumuhatiriza. Nshuti zanjye rero tuzirikane, ntitukajye twiga ibintu bimwe ngo ibindi tubireke. Hari abantu baba bakundana n'abantu batandukanye. Rero mu buryo wakoresha urongora isugi n'ibyo birimo uzabigerageza. Ntibagiwe no kubabwira yuko umugore nawe udasambana n'abagabo benshi, akabaza umugabo we gusa. Ibyo bintu byamugufasha cyane. Yewe mugabo ureba iki kiganiro, umugore wawe niba ubizi yuko ari wowe gusa azi, ibi bintu ntubikoresha. Abagore babonana n'abagabo babo gusa kugira ngo bajye gufata ubushake bwo kuba baryamana n'abagabo babo, nabwo biragora, biratinda. Usanga umugabo ajya kurangiza umugore nta kintu, we asa nkaho ari bwo atangiye. Rero ubushake bwabo buratinda. Rero nawe wakoresha, kubera ko umugore uzi umugabo umwe burya bameze nka wa mukobwa ukiri isugi, niko nabyita. Urabona umugore iyo ageze mu rugo amaze gushakana n'umugabo, hari utuntu umugabo waba yaramukoreraga batarabana, ariko bamara kubana ugasanga umugabo kubera ko yamuzanye mu rugo birarangiye, bazajya bahura buri wese avuye mu kazi, babikore n'ubundi basa n'abananiwe, nta kintu bitayeho, mu gitondo bihugire muri ibyo. Rero ni ngombwa yuko mwafata umwanya namwe mukibukiranya kuri bya bihe byiza mwagiranye. Izo karise mvuze wa mugabo we nawe ukazitaho, kuko aba kimeze nka wa mukobwa ukiri iwabo. Nta bintu byinshi biba byaramujagaraje, kuko ntabwo abazi karise zawe gusa, nta bandi bagabo aba yagiyemo wenda ngo azi n'izi ngizi. Icyo kintu rero ni ingenzi, haba ku mukobwa w'isugi n'umugore, kuko iyo amaze gushaka ahita avuga ati umugabo wanjye n'uyu nguyu, ngo ibyo nkorera nibyo bigomba kunyura, akabyishyiramo gutyo. Rero ntiyite ku by'abandi, bikaba byatuma nawe kugira ubushake vuba byamugora nk'isugi. Rero nshuti zanjye rwose iki kintu tukiteho. Isugi niba wenda wowe muhungu urayikarishe biranze kubera yuko yo ntago biyirimo, wowe kubera ko wamushatse ugasanga uhise ubikora ku ngufu ngo ni sheri wawe, icyo kintu ntago ari cyo. Hari n'abantu babikora kenshi kubera yuko bimukoreye ari isugi, kumva ni ikintu amukoreye gikomeye cyane bigatuma banashwana, ugasanga baratanye burundu ngo kubera ko yamufashe ku ngufu. Rero jya ukoresha ubwo buryo bwa karise nkubwiye, ubyiteho. Nubona byanze ntumuhatirize, umureke witahire. Ejo nimwongera guhura n'ubundi uzakongera ukoreshe bya tekinike nababwiye, kandi bizagera aho byemera. Kandi namara no kubyemera, wimukoresha amapoze y'abantu bakuze mu gakino rwose. Aba afite ubwoba, aba yumva yitinya nubwo aba akwemereye,
wowe byumwe ku buriri umwiteho aryame agaramye, bimubwira ngo akinyuma ngo ibiki, ibyo ntabyabazi kuko bituma ahita wese ibi ntabwo biri bumvunagure. Ubundi sugi bizi yuko ibintu ari ukubikora muryamye. Rero uyu mugore umukoresha ibintu bimuvunagura, mureke yiryamire ujye hejuru, kuko burya we niyo utangiye kubikora ahita atangira kwitekerezaho, kurangiza kwe biragoye. Wowe bikore, ahubwo numara kubikora ukomeze umukorere za karise, nubona yagarutsemo neza aba aribwo nawe wavuga ati reka noneho ndebe yuko nawe namugeragereza akarangiza, ariko ku gaturo ka mbere ntabwo bishoboka yuko yarangiza. Kandi igihe aryamye mugiye kubikora, irinde gukora ibintu wirukanka. Rero nshuti zanjye, niba isugi kwemereye ikaguha, mureke aryame, n'ubundi wirinde nunaryoherwa wowe irinde kumukozaho rwa rurimi. Umusome bisanzwe, ubyirinde, emosiyo zawe mana uzikontorore, kuko numujyana ahandi hantu nuvuga ngo urajya kumutamika tirarange, ngo urajya kumurya utunwa, ibyo byose bizatuma ajya kurusanga aragagaye, na bwa bubobere yari yazanye buragiye, niho hahandi uzamuvisha amaraso. Icyo kintu rero tukiteho, tumenye yuko umuntu ikintu akoze agishaka kandi agikunze biba ari ibintu byiza cyane, bituma nawe agenda yitekereza akavuga ati nyamara ibi bintu nkoze bwa mbere bikagenda uko, ejo nongeye byagenda neza kurushaho. Ikiganiro rero nari nabateguriye cyari iki ngiki, murabizi yuko umunsi ku wundi tuba tugenda tubaha inyunganizi z'ibiganiro kugira ngo turusheho kumenya ibyo tutazi, dusobanukirwe neza. Naho ubutaha murakoze cyane.